Murekero mbabwire, maze igihe kinini mfite ibanga rindemereye ku mutima, numvaga nshaka gusangiza inshuti zanjye, ariko mbona si ngombwa. Ndavuga reka mbivugire ku mugaragaro ikiba kibi, kabone nubwo byaba bikomeye kubyumva no kubyakira, ariko noneho wongeye kubibabwira. Reka rero nkubwire, kirazira kikaziririzwa. Nawe niba wumva hari ibanga ufite ushaka kumena, ndagira ngo ubwire ngo rekera aho ngaho. Uyu munsi mu kiganiro cya none tugiye kugaruka ku mabanga utagomba kubwira umuntu uwo ari we wese. Birashoboka ko wari wizeye ko ngiye kwita nkubwira ibanga ntaryo, nta banga ntaryo. Uyu munsi ngiye kubwira ibintu utagomba rimwe na rimwe kuzirikana mu mutima wawe, ukavuga ati ibi bintu ndabizi ariko ndabyigumanira mu mutima, kabone niyo nta muntu uba warakubwiye ngo ntubivuge. Tudatinze rero mu nyemerere dutangirane n'icyambere. Icyambere, birashoboka ko hari umuntu ushobora kuba yarakubwiye yuko mu bantu mugendana, niba mufite nk'ikigari cy'abantu mugendana n'inshuti zanyu, ari wowe yikundira. Urugero, niba ngendana n'abantu batandukanye, harimo bitwa ba runaka na ba runaka, umwe muri bakifata akambwira ati Delphine rero buriya niwe nikundira cyane muri bari abantu bose. Wowe warangiza ukifata nyuma y'iminsi mike ukagenda ukabwira abantu ngo muzi n'ikindi, ngo muzi ko wenda Alice yambwiye ko ari njyewe yikundira. Nta soni. Ibyo ni ibintu bishobora kuruininga cyangwa kwica relationship ufitanye n'umuntu runaka n'abantu runaka. Ntago ari byiza ko ujya kuvuga ngo runaka yarambwiye ngo njye yikundira. Niba uri wenda nk'umubyeyi yarakubwiye ati mu bana bose nabyaye niwe nkunda, ntago ugomba kujya kubwira abo muvukana ngo ni wowe ukundwa cyane. Niba ku kazi boss yarakubwiye ko ari wowe akunda mu bakozi bose, iryo ni ibanga utagomba kubwira umuntu wari wese, kuko iryo banga rishobora gusenya ibintu byose wari warubatse. Rishobora kukubuza akazi, rishobora kukubuza umuryango, rishobora kugutakarisha inshuti, cyangwa rikaba ryanaguteranya n'abantu utatekerezaga kwiteranya nabo kandi bitari ngombwa. Ibanga rya kabiri rero utagomba kumena wari urizi se, nuko utagomba kubwira abantu umubare w'abantu mwaryamanye. Niba uri umukobwa, niba uri umuhungu, niba uri umugore, niba uri umugabo w'umuntu, ukajya kwifatarega nta soni, nta kibazo ufite, ukaza ukambwira ati wari uzi n'ikindi, uzi ko buriya ngiye twagiye gushaka namaze kuryama n'abakobwa 50. Ukibwira rero ngo nawe mubwiye ikintu cyiza. Hari amakosa abantu benshi bakunda gukora yo kwibeshya, bakaza bakavuga bati nimbwira umuntu ibintu runaka ataranziho bizatuma nkunda cyane. Ntago ari byo, ntibazakubeshye. Biriya ni ibintu ugomba kwigumanira. Umubare w'abantu mwaryamanye ntabwo ugomba kubwira umuntu uwo ari we wese, ni ibintu ugomba kugubana. Ibanga rya gatatu utagomba kumena rero ni irihe? Kubwira umuntu ibibazo bijyanye n'ubuzima bwawe bikomeye. Urugero, ni kwa kundi usanga umuntu arwaye indwara azi neza ko byanze bikunze bizarangira imwishe. Urugero ni nka kanseri, cyangwa se ugasanga umuntu afite wenda abana n'ubwandu HIV, ugasanga umuntu afite allergie runaka ku kintu runaka gishobora no kumwicisha. Niba wenda par exemple ngira nka allergie ku bunyobwa, ugasanga umuntu wa mbere tumenyanye wari uzi n'ikindi ngira allergie ku bunyobwa, uri kubimubwira kugira ngo atazagutekera ibyo bintu. Niba uzi neza ko uwo muntu muzahura akaba yatetse ikintu cyangwa akajya kugira ikintu kirimo ubunyobwa, wowe menya uko ufata imyanzuro. Ariko si ngombwa ko utangira kujya kuvuga ibibazo by'ubuzima bwawe ku muntu wese muhuye kugira ngo abimenye. Buriya rero ni amabanga akomeye ugomba kubitsa umuntu, ari uko nta kindi kintu wagakoze usibye kumubwira icyo kintu muri iyo situation murimo. Ariko kugenda ubwira abantu bose ngo urazi n'ikindi, ngo ndwaye kanseri wenda y'umuhogo, ndwaye kanseri y'uruhu, si ngombwa. Amabanga nkariya ntago umuntu ayamena. Ni amabanga umuntu yigumanira, kandi akaba bibaye ngombwa akazayamenyesha. Agomba kuyamenyesha igihe kigeze, ariko si ngombwa ko yirirwa ubibwira abantu bose. Ugasanga umuntu aranyweye inzoga runaka, 2-3 asomyeho atangiye kuvuga ubuzima bwe bwose, ngo buriya ngiyewe narwaye iki, mbana na murumuna wanjye urwaye iki. Amabanga y'ubuzima ntago ari ngombwa kuyavuga, ni ibintu umuntu agomba kwigumanira. Ikindi kintu ugomba kwirinda ni ukuvuga amabanga y'abandi. Buriya twaze tuvuga ibanga ryawe, ariko buriya umuntu araje arakubwiye ati buriya rero reka nkubitse ibanga bimeze gutya na gutya. Si wowe urose asohoka, ikintu cya mbere ukoze ni uguhamagara telefone. Wari uzi n'ikindi bestie, atuzi ko runaka na runaka byagenze. Ugasanga umuntu aza amabanga y'abantu wowe muziranye ataranabona na rimwe. Hari umuntu umwe hoze dusetsa atubwira ati uramutse ufashe nk'inshuti yawe ukayijyana ku kazi, hari abantu bamwe na bamwe yajya amenya ibyabo kandi atanabaza, akajya ngo runaka ngo wundi ugira gutya na gutya. Kubera iki? Wamenye amabanga y'abandi. Gerageza wirinde mu buryo bwose bushoboka, wirinde kumena amabanga y'abandi. Buriya kumena amabanga y'abandi biri mu mabanga nyine nanone utagomba kumenya. Ngibyo ibintu utagomba kubwira umuntu. Ibintu umuntu yakubikije ntago bireba abandi, bireba wowe wenyine. Byigumanire. Niba udashaka kubyumva, mu gihe agiye kubikubitsa bimubwire, ubibure. Hata utazaba nkaho undi uvuga ngo icyo bigusaba no kungurira ibiryo ngo nkakubwira amabanga y'abantu bose. Biriya bintu rwose ntago ari byo, ntago bikwiriye. Ikindi kintu buriya irindi banga utagomba kumena cyangwa utagomba kuvuga, buriya ntago ugomba kubwira abantu yuko mu mufuka bitameze neza, yuko ukennye, yuko uri broke. Byane byo kugenda ugasanga umuntu yahereye mu gitondo, umuntu wa mbere bahuye wari uzi n'ikindi, buriya nta mafaranga mfite, buriya ndakennye, buriya nguriye akabyeri kamwe ntago nakanga. Cyangwa se ugasanga wicaranye n'umuntu murasangiye akubwira ngo ayo mafaranga arugiye kungurira ibiryo buriya uyampaye ndakennye nta mafaranga.
ibintu byo kuvuga ko nta mafaranga ufite byakagombye gufatwa nk'ibanga ryawe, ntabwo bigomba gufatwa nk'amabanga ugomba kubitsa abantu bose. Ugasanga umuntu aba mu Kigali ariko abantu bose barabizi ko umuntu nta mafaranga afite. Koko ntibiteye n'isoni. Niba ushaka kugira umuntu bibwira umuntu umwe nabwo wizeye atari wa wundi ugenda uvuga ibije byose, ariko nabwo uzi ko yagufasha. Apana byanjye kuvuga ngo urabwira abantu bose base nk'abakugirira impuhwe, usanga bameze nk'abantu bari kuguteranyiriza kugira ngo ukunde wikure muri icyo kibazo. Ntago kuba nta mafaranga ufite bigomba kuba ikintu ugomba guhora uririmba ubwira abantu bose, byakagombye kuba ibanga ryawe wowe ubwawe. Hanyuma rero hari irindi banga rikomeye utagomba kumena na rimwe mu buzima bwawe. Ugasanga umuntu hari ibintu yapanze, navuga ati wenda par exemple ndi umusore nzaterera ivi umukobwa runaka dukundana, ariko ibyo bintu ntibiraba, maze urifashe uragiye ubibwiye undi muntu runaka. Turuzi n'ikindi, uriya ndateganya kuzaterera ivi uriya muntu kandi zaba ari surprise. Ubwo se zaba ari surprise gute? Byigumanire niba uzi ko ari we nawe muzaba muri kumwe, kereka niba ugiye kubibwira umuntu uzagufasha. Ariko buriya ikintu uteganya gukora burya ngo cyakagombye kubibanga ryawe. Cyangwa se wabitse amafaranga afite gahunda yo kwigurira imodoka, ariko ugasanga abantu bose barabizi ngo muzi n'ikindi, muzi ko Delphine buri ari kubika amafaranga kugira ngo azagure imodoka. Man, ibyo ntago ari ibintu wakagombye kubwira abantu. Ibintu wowe, ibintu uri gupanga, uri guteganya kuzakora, ni ibintu ugumana mu mutima bikabibanga ryawe. Ahubwo wazagira cya gikorwa ukagikora, ukaba wahamagara abantu ukababwira ati muzi n'ikindi, ngibi ibintu nari narabitse hashize igihe kinini nateganyaga kuzakora, ngibi ndabikoze. Ariko ahangaha ubwo nubwo turi kubibwira abantu ntibagire ngo ntago byiyapurika no ku bantu bakundana. Niba ufite gahunda y'uko uzabana n'umuntu, si ngombwa ko abantu bose ugenda ubibabwira. Umuzi n'ikindi, nkundana na runaka ariko tuzabana, buriya tuzabana, uriya azaba umugabo wanjye, uriya azaba umugore wanjye. Ibyo si ibintu ugomba kugenda ubwira abantu, bigumane mu mutima wawe ubikorere. Rimwe na rimwe ibikorwa birakora kurusha amagambo. Si ngombwa ko ibintu byose uteganya gukora ubivuga, cyangwa se ko abantu bamenya yo next move. Wowe panga witonze, wicecekeye, utuje uri ahantu hawe, ubundi bikorwa nibigerwaho uzahamagara abantu baze bagukomera amashyi, kurenza uko waba nka wundi wabwiye abantu ngo nzajya ahangaha bikarangira atagiye, bakajya bahora bamubaza ese kutagiye, ese ko bitagenze uko. Hari igihe rero rimwe na rimwe abantu bakora amakosa bibwira ko ari ibintu byiza, cyangwa se bibwira ko bazafashwa, ariko ugasanga ahubwo bari kwikururira ibyago n'abanzi batari ngombwa, mu gihe bakagombye kuba bicecekeye ibintu bikagenda neza. Ibyo bintu uko ari birindwi byirinde, ntuzigere na rimwe ubivuga. Ni amabanga yawe ugomba kugumana mu mutima, hanyuma ibindi bikazaza nyuma. Ngayo nguko rero, nawe niba wumva hari icyo twibagiwe byandike muri comment, hanyuma utubwire amwe mu mabanga umuntu atagomba kuvuga. Hanyuma niba wifuza ko hari ikiganiro runaka tuzagukorera, utwandikire utubwire ati ubutaha muzavuge kuri iki, ubutaha muzatubwire mu buryo bucukumbuye kuri iki ngiki, byose tuzabikubwira. Kandi ukomeze udukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye zirimo Twitter, Instagram ndetse na Facebook, aho hose tugendane. Urakoze cyane, ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza.